Bene data bavandimwe bakozi b'Imana, munyemerere tugendane tube turi kumwe maze mbabwire bacire ku mayange ku byerekeranye n'iyerekwa nagize ryerekeranye n'ibya Bibiriya izaza. Bivuge ngo hari Bibiriya izaza mu gihe kiri imbere. Topic tugiye kuganiraho ibya Bibiriya y'igihe kizaza. Nagiriwe ubuntu nkorwa ku maso maze mwiyerekwa ngize nerekwa Bibiriya iri gutegurwa n'abanyabwenge kandi b'abahanga, nabo bari gukoreshwa n'izindi mbaraga. Iyo Bibiriya ikaba ariyo igiye kuzashyirwa ku isi igakoreshwa cyane mu bantu. Munyemerere tugendane mbabwireho gato ndaca mu mayange ku byerekeranye n'iyi Bibiriya nk'uko nabibonye. Nanze kubyihererana ngo mbiceceke, maze umwuka w'Imana wari uri muri nge ambwira ko ibi nabyo ngomba kubyandika muri iki gitabo. Gusa mu gihe ntari nabona ubushobozi bwo kuba nagishyira ku isoko ngo nkuremo byinshi wenda nyishyire hanze buri mwese kimugereho iki gitabo, nabaye nifashishije ubu buryo bwo kuba nabanyitambutsa ho mu ncamake mw'ubu buryo uri kumvamo. Ariko nzi neza ko kandi mu kwizera mfite hari igihe kizagera Imana igaca inzira. Iki gitabo nanditse cyitwa nawe Imana iragushaka, umugabane wa mbere. Imana izikorera ibyayo, mbone ubushobozi bubonetse maze buri mwe wese ubutumwa bumugereho. Nuko rero ntatinze nkaba ngira ngo mbagezeho iri yerekwa ry'iyi Bibiriya. Bene data bavandimwe, mu gihe kizaza hari Bibiriya igiye kuzategurwa. Satani afite abanyabwenge agiye kuzakoresha kandi b'abahanga, maze iyi Bibiriya yera bategura indi iyisimbura. Iyi Bibiriya yera izakurwa ku isoko, noneho iyi ngiyi izaba ije iba ariyo ishyirwa ahagaragara. Mbere y'uko iyi Bibiriya ishyirwa ahagaragara y'igihe kizaza, izabanza ishyirwe mu bwiru, izabanza ishyirwe mu maboko y'abakomeye bo ku isi, niko nabivuga. Ijye mu bwiru ibanze yigweho. Iyi Bibiriya izaba ije, amagambo azaba yanditsemo azaba anyuranye cyane n'azaba yanditse muri Bibiriya yera twari dusanganwe. Amagambo menshi azaba arimo azaba ari ay'ubuyobe, izaba ikangurira abantu kurushaho kwikunda no gukunda amafaranga, kandi imirimo y'urukundo izaba iyibuza abantu. Urugero nko gutanga amaraso yawe uyafashisha uwayabuze kugira ngo ubuzima bwe bwongere bugaruke,
iyi Bibiriya izaba irimo amagambo avuga ko ibyo kubikora nta ngororano zabyo ko ari ukwiyanga, hamwe n'izindi nyigisho zaba zirimo zikubiyemo z'ubuyobe. Iyi Bibiriya mu gihe izaba irimo ubwiru, igihe izashyirwa ku isoko, noneho ishyizwe ahagaragara, ariko hagati aho mbere y'uko izashyirwa ku isoko, mbere y'uko izaza ahagaragara, hari ibindi bitabo bizayibanziriza bizaba birimo inyigisho zigiye zirimo z'ubuyobe mu kuntu zisa nk'aho zitegurira inzira iki gitabo cya Bibiliya kizaba kiri inyuma kigiye kuza. Nimara kugirwa ahagaragara rero, iyi Bibiriya dusanganwe dufite, Bibiriya yera, izarwanywa cyane. Yewe n'umuntu uzaba yifite ayisoma ibi bisanzwe, ahagaze wenda nk'imbere y'abantu ari kwigisha ijambo ry'Imana ayifite, azajya ayakwa, noneho ahabwe ya yindi. Icyo gihe Bibiriya bazashaka ko izakora ari imwe, iyo ngiyo izaba ije, iyo ngiyo izaba ije ku isi, niyo izaba ariyo yemewe, iba ari igikoreshwa mu bantu ari imwe. Umuntu uzaba ufite Bibiriya yera isanzwe no kuyizira azayizira, kuko iyi Bibiriya izaba ije izashyirwamo imbaraga cyane, ariko hagati aho abantu benshi bazayitinya, abakristo benshi bazayitinya. Si nabo gusa, hari n'abandi bantu ku ruhande bazareba iyi Bibiriya izaba ije bayigirira ubwoba, bayitinye. Nibamara kuyitinya rero, Satani azashyiramo ingufu, atangire kuyikundisha abantu. Hari abantu azahagurutsa baturuke impande n'impande z'isi. Abo bantu bazaba bafite uburanga, bazaba ari abanyabwenge, bazaba ari abahanga mu buryo bw'ivugabutumwa, bafite ubwiza, bafite uburanga bwiza, baze bakwigishe ibyiza biri muri iyi Bibiriya. Baze bakubwire ubwiza bw'iyi Bibiriya, bayigukundishe. Bazafata igihe cyo kuza kuyikundisha abantu hirya no hino ku isi, impande n'impande. Abo bantu bazaba bazi kuvuga, bazaba ari abantu bazi guhuza amagambo, bazaba ari abantu b'abanyaburanga, bazi kubwiriza cyane, kugira ngo abantu bayibonemo. Hazabanza gutambuka inyigisho zigiye zitandukanye, bazayitindaho. Mwene data, muvandimwe, nshuti yanjye, ntiriwe njya kuvuga iby'iyi Bibiriya y'igihe kizaza ibyayo byose, nyemerera untege yombi. Ibi mbikubwiye kugira ngo kunda gusoma ijambo ry'Imana ryo muri Bibiriya yera. Nk'uko wahagizwa no gushaka kurya ibyo kurya bya saa sita na nimugoroba cyangwa icyayi cya mu gitondo, bari nako wahagizwa no gushaka gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana risome, uribike mu mutima wawe, risome neza, uribike mu ntekerezo zawe. Hari igihe kizagera iyo Bibiriya yera ufite y'ijambo ry'Imana, nshuti yanjye, ube utacyongera kuyibona iruhande rwawe. Haki ya Mungu, ibi bintu bizashyika. Soma ijambo ry'Imana. Kandi burya umuntu udasoma ijambo ry'Imana, udakunda gusoma ijambo ry'Imana, no kubona ijuru kwe ni nka tombora, biragoye, kuko ijambo niryo rituyobora. Ijambo niyo ndererwamo. Ijambo ni umuhigi uhiga akavumbura. Ijambo ni inkota ifite amugi
ahantu hose, n'inkota ityaye iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Soma ijambo ry'Imana, kuko njye nabonye ijambo ry'Imana kurisoma uba umeze nk'umuntu winjiye muri dushe ugiye kwiyuhagira. Umuhanuzi wa mbere w'ingenzi utavangiwe ni ijambo ry'Imana. Kunda gusoma ijambo ry'Imana, ari aho rizajya rigukura n'aho rizajya rikugeza, kandi hari ibyo rizagufashamo byinshi by'ingenzi. Kandi komera. Twari ku ijambo ibya Bibiriya y'igihe kizaza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 5. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Twumve ko hatubwira. Tugeze wenda ku murongo wa 18. Hejuru gato hari ijambo rivuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti 16, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. 18. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Mwene data muvandimwe, haranira kuyoborwa n'umwuka w'ijambo ry'Imana, kuko iyo uyobowe n'umwuka wera w'ijambo ry'Imana ntabwo uba ugitwarwa n'amategeko ya kamere. Ariko iyo ushatse gutwarwa n'amategeko ya kamere, icyo gihe ijambo ry'Imana ntabwo riba rikiri mu mutima wawe, kuko riba ryigendeye. Ureke guha icyuho cyangwa icyanzu umwuka wa kamere mubi w'umwijima ngo abe yaganza ijambo ry'Imana umutima wawe. Ahasigaye komerera mu mbaraga z'umwuka wera no mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Akira neza ijambo ry'Imana muvandimwe inshuti yanjye. Reka mpiniraho, ahasigaye ukomeze ugire ibihe byiza hamwe no gusenga Imana. Ibindi umwuka wera azajya ahora bigusobanurira uko bwije n'uko bukeye. Gusa ntujye kure, n'ejo turi kumwe, kandi hari byinshi naguteguriye. Nikaze, komeza ube hafi, komeza ugubwe neza. Imana iguhe umugisha.